Ndabashuje cyane bantu banjye, mukomere cyane, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Niba ubona bitagenda neza ni ukwihangana, bucya bucyana ayandi, ejo byakwemera. Ejo rwose bwacya ibintu byagenze neza. Tugiye kuganira rero, ku ngingo igira iti ese ubundi hari imyaka fatizo yo kuba washaka umugore cyangwa washaka umugabo niba uri umukobwa? Nibyo koko amategeko yemerera umuntu kuba yashaka afite imyaka 21, munsi yaho ntibyemewe, uri mu mineri. Ariko se njye nakwibaza ngo ubundi si ubwo niba imyaka 21 uba wemerewe gushaka, nta myaka runaka wageraho nube utakyemerewe gushaka? Nimvuga gushaka ni ugushaka umugore cyangwa gushaka umugabo. Impamvu mvuga gutya, njyewe numva hagati y'imyaka 21 kugenda ukagera ku myaka 37, iyi yagombye kuba ari imyaka yo gushaka. Ariko buriya ku myaka 40 uri umusore cyangwa se uri umukobwa, burya gushaka ushatse wabyihorera, kuko ndumva igihe kiba cyaragucitse. Kuko abenshi bashaka kugira ngo babyare, bagire urubyaro, ariko ntabwo mbona umwana uvutse mu myaka 40 niba ushobora kuba wakurikirana ubuzima bwe, niba wamufasha haba muri education, haba mu byo umwana akenera. Ndumva rwose uba warengeranye. Ku bakobwa ho tubita ba rumarinkwi. Umukobwa wageze ku myaka 35 akazamuka 37, 40, rwose ari ya mazina usanga sosiyete zacu zibita kubera iyo myaka nyine y'ubukure bafite. Mureke rero dukora imibare yoroshye, murebe kuntu ubundi wagombye gushaka kare. Niba uzi neza ko upanga kugira umuryango, ubundi buriya washatse kare, keretse bibaye biturutse kuba wenda se uri umusirikare ku butumwa bw'akazi, wagiye kwiga masters se, hanyuma ukomerezaho na PhD, aho bishobora kumvikana impamvu watinze gushaka. Uretse ko nanone nubwo waba waratinze muri ibyo ngibyo, uraza kwireba ku myaka 40 umwana ubyaye, urebe ko ushobora kuba wamurera neza bikemera. Reka duhere ku muntu washatse, ku musore washatse afite imyaka 30. Ubwo niyo myaka myinshi nafashe ishoboka. Ubundi wagashatse imyaka 30 irahagije. Umwana wabyaye ku myaka 30, bivuze ngo urashatse. Numara gushaka ufite imyaka 30, ni matematike yoroshye. Umwana azamara umwaka ari mu nda, amezi 9 ni approximately umwaka. Ubwo uzaba wowe ufite imyaka 31, ube ubonye uruhinja, sibyo? Hanyuma umwana kugira ngo arangize nasari,
ayirangiriza ku myaka 5, ubwo urateranyaho imyaka 5, ubwo uraba umaze kugira imyaka 36. 36, ubwo uzaba ufite akana kagiye kuba kajya primary. Muri primary akana kamarayo imyaka 6. Iterenyeho, ubwo uraza kuba ufite imyaka 42. Akana kawe nibwo karangije primary, hari n'igihe kanasibira undi mwaka ukaba ugira 43. Ubwo 43 urahita wisanisha n'abantu muri karitsiye utuyemo, urebe ukuntu baba batangiye kugenda baba ibikwerere. Ubona uruhu rwatangiye kuzana iminkanyari. Ubwo kano kana rero karangije primary, kagiye kujya secondary. Muri segonderi karamarayo imyaka 6. Imyaka 6, ubwo niba uri umusore cyangwa uri inkumi, ubwo icyo gihe uzaba umaze kugira imyaka 49. Ubwo n'umwana wize atasibiye. Hari igihe rero asibiraho undi mwaka, birashoboka ukaba umaze kugira imyaka 50. Akana kawe nibwo nako kaba gafite imyaka byibura 17 se. Aka kana kakaba kamaze kurangiza secondary cyangwa se 18, ariko buriya abana benshi burya bayirangiza bafite imyaka 19, 18, 19, 20 aho ngaho abarangije segonderi. Ese mbwira, kandi aha ngaha nabariye ku muntu ufite imyaka 30 washatse umugore, cyangwa se we mukobwa washatse umugabo ufite imyaka 30. Ubwo icyo gihe uzaba ufite imyaka 50, mu gihe umwana wawe afite imyaka 18 arangije secondary. Isanishe n'umuntu muri karitsiye ufite imyaka 50. Ni umusaza wangu, ni umusaza rwose, ni umusaza ubona ko rwose yisiga amavuta, namufate neza. Urumva se uyu mwana ku myaka ya 50 kaminuza wayimurihira? Ubwo bizajyana nanone n'iki? No kuba wifashije ufite agafaranga ku buryo uyu mwana wamukurikirana ku byo akeneye hano, nibwo batangiye no kugorana. Reka noneho twigire ku muntu watinze gushaka. Kandi hari igihe umuntu atinda gushaka nta n'icyo abuze, nta kintu abuze rwose, ubona yujuje ibisabwa, ariko akiberaho. Abantu bamubwira ati washatse, ati nzabikora. Uzabikora ryari wangu? Ibintu wumva uzakora bikore kare, bive mu nzira, bikore kare, ubone umwanya ubyara, ubone umwanya unarere, ugifite imbaraga. Yewe nakugira inama uri umusore ufite imyaka 40, kubyihorera rwose. Kwirirwa ushaka ukabyihorera ukiberaho gutyo gusa, ntacyo bitwaye. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose bashaka, si ngombwa rwose. Rero wumva rwose utazashaka urabyihorera, it's okay, ariko wigira imyaka 45 ugiye gushaka. For what? Urashaka ubigende bite? Umunezero wabyo waragiye. Wajya no gushaka ukuntu ushatse akana k'imyaka 18, imyaka 20, 21, akana ubyaye, akana urusha imyaka 22. Reka tukubarire urebe. Wowe washatse ufite imyaka 40, kandi barahari bafata kino cyemezo ku myaka 40. Umwana atangirira arangiza garidiyene. Yes, arangiza garidiyene afite imyaka 5, umaze kugira 45. Reka tumujyane muri primaire. Ararangiza primaire, hiyongeyeho imyaka 6 amara muri primaire, ugize 51. Ngaho usubiza amaso inyuma, cyangwa se
reba neza muri karitsiye abapapa bafite imyaka 51 ukuntu bangana. Ubwo icyo gihe wowe nibwo ufite akana karangije primaire, kakandi gafite imyaka 11. Hanyuma umwana agiye secondaire, hita umushyiriraho imyaka 6. Ariko niwongeraho na y'amezi agenda ategereza kuva mu cyiciro kimwe ajya mu kindi cyo mu vacancy, ntuzira guhuza, uraza gusanga naho harimo nk'undi mwaka. Hari amezi 3 agenda amara, urumva yateranyije ufite gusanga harimo umwaka. Ubwo umaze kugira imyaka byingahe? Ubwo yamaze kuba 7 deja. Ubwo umaze kugira 58. 58 wowe nibwo urafite akana karangije secondaire. Akana gafite imyaka 18, 19. Avugisha kuri 58 ntabwo uri umusaza. Nimundebe nabi, nimunyumve nabi. Nimunyumve nabi. Tuba twiganirira, ariko ngewe inama natanga nuko niba uri umusore ni byiza ko ufata umwanzuro kare. Hari n'abantu bibwira ko gushaka ari uko ufite amafaranga. Ntabwo ari byo, kuko ugiye kureba ingano y'amafaranga umusore akonsoma n'ibigare aba arimo byo kunywa, niba anywa agacupa, niba se akunda no kuryoshya, hagendera amafaranga menshi. Ubwawe yagatunze urugo. Hari nabwo biza kurangira kubera gutinda nyine gufata no mwanzuro, bikarangira uri umuntu w'umusore ukabyarira iwanyu. Yes, kandi wasanga abantu batabizi ko abasore babyarira mu rugo. Hari igihe umusore abyarira mu rugo ku bakobwa nka 3 batandukanye, agaba afite abana nka 3. Ngewe ndamuzi umusore wari inshuti yacu, basore bagenzi bacu, ari inshuti nyine gutyo bisanzwe, ariko yari afite abana 5 yabyariye mu rugo. Ndabizi neza aho uri useka, ariko bibaho ko umusore rwose abyarira mu rugo. Ibaze rero kuba umusore ufite abana 5, urumva ko iterambere ryaba riri kure cyane. Iterambere wajya uryumvisha amatwi, wajya uryumva mu matangazo, ariko ntabwo ryakugeraho kabisa. Ubwo rero icyakora wenda abakobwa ho nanone kundi ruhande nabavuganeho gatoya, kuko umukobwa nyine nibo ntabwo ari ugena igihe azavira mu rugo, kubera ko abasore nimwe mugomba kujya kumukura mu rugo. Ariko niba uri n'umukobwa rwose ufite ino myaka, si nko gushaka, ufite kwishakira amafaranga yawe ukiberaho, ukabyara umwana umwe ukaba uri kumwe nawe n'icyo, ariko byo gushaka byo izo hormone zo kwishimira mu rugo nazo ziba zaramaze kugenda burya. Ubwo rero ikiganiro twakirangiriza hano, ariko hagati aho ntugire udakoze subscribe. Niba hari ukundi kuntu byumva wowe, ushyireho comment hasi aho ngaho rwose, hanyuma tuzagera tubiganiraho. Kora share kuri bagenzi bawe n'iki, tujye twiganirira nta kibazo. Ariko nanone niba hari umuntu nkomerekeje ambabarire, ngewe nuko nabyumvaga. Ubwo nawe niba ubyumva ukundi, nawe uraza kuba watanga igitekerezo cyawe, kandi tuzagisoma ubundi tugisangiza abandi. So mwakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose.